Cyusa nk'ibisanzwe YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Turi hehe? Turi mu Kagarama. Naje kwereka ya nzu nziza ihagaze amafaranga miliyoni 145 z'amanyarwanda. Inzu yacu imeze gute? Ibyumba 4, salo na salamanje, ubwiherero 3, igikari cyiza cyane na parikingi nziza ishobora kwakira imodoka zigera kuri 4. Muze mbereke dutemberane inzu yacu. Yacu ifite parikingi y'imodoka 3, ifite ubushobozi bwo kwakira imodoka 3. Murabona ko ifite amatara meza, amadizayini meza, n'abatindiye dukomezanye no mu nzu mbere. Urabona ko tugeze kuri ya bariki ibasha kutwinjiza mu nzu. Inzugi muri kuzibona, murabona ko ari inzugi nziza cyane. Muze twinjirane mu nzu. Iyi ni salo nini cyane, muri kubona ukuntu ingana. Ifite salamanje nayo muri kubibona, ifite amatara meza cyane, amadizayini meza. Muri kubona parafo ukuntu imeze, ni parafo nziza cyane. Iyi ni salamanje. Iyi ni salamanje, muri kubona ko igikoni bataracyubaka ariko nacyo bazacyubaka kuri ya mafaranga nababwiye. Aka ngaka ni agasitoke ushobora kwifashisha, nako muri kukabona ukuntu kameze. Dukomezanye no kubatembereza inzu yacu, tujye mu byumba. Iki ni icyumba cya mbere, muri kukibona ni icyumba cyiza cyane gifite amatara meza. Ni icyumba kigari gishobora kujyamo igitanda kinini, kikagira kandi n'ubwiherero bwacyo. Nabwo muri kubona ni ubwiherero buhagije kandi bumeze neza. Dukomezanye no mu bindi byumba. Uyu ni umuryango utwinjiza mu bindi byumba. Twinjiye no mu bindi byumba. Reka mbanze mu cyumba principal. Iki ni icyumba principal, muri kukibona ni icyumba kinini cyane gihagije. Muri kukibona ukuntu kingana. Ni icyumba gifite amatara meza cyane, gifite parafo nziza cyane. Muri kubona ko ari icyumba gihagije kweri. Ni icyumba kinini. Ubu ni ubwiherero bwacyo, ni ubwiherero bugari buhagije bunini. Muri kubona ni ubwiherero bunini buhagije. Dukomezanye no mu bindi byumba. Aka ni agakorodori kajya hanze, nako muri kukabona ku cyumba principal. Iki ni icyumba cya 3. Iki ni icyumba cya 3, nacyo muri kubona ko ari icyumba gihagije, kirimo itara ryiza cyane. Reka mbere ku bwiherero bw'iki cyumba. Ubwiherero bw'iki cyumba ni ubu nabwo muri kubona ni ubwiherero bwiza cyane kandi buhagije bunini. Ariko mbabwira ngo ubu bwiherero busangirwa n'iki cyumba. Ubwo bwiherero busangirwa n'iki cyumba. Iki nacyo ni icyumba kinini kandi gihagije, nacyo muri kukibona. Ubwiherero bugisangira na kiriya cyumba. Dukomezanye no mu kindi cyumba. Tugiye muri cya gikari. Rwanda Real Estate tubereka inzu yose ukuntu imeze. Turi kujya muri cya gikari cy'inzu yacu. Muri ukuntu igikari cyacu, inzu yacu ifite igikari kinini. Hano ni mu gikari cy'iyi nzu. Muri kubibona ni igikari gihagije gufurira, ahantu bafurira, ukuntu kimeze, ahantu hakanikwa. Bibutsa ko kandi ahangaha ni ahantu hajya mu gikari. Utiriwe uvuga ngo uramanura umufuka w'amakara ngo uraca ku muryango munini, oya, waca hano. Ikindi kandi iki ni igikoni cyo gutekeramo cyo hanze. Muri kukibona. Dukomeza bereka inzu y'abakozi. Inzu y'abakozi nayo ngiyi. Bereka kandi toilette yo hanze na dushe yo hanze. Iyi ni toilette yo hanze. Nakomeza kukwereka dushe yo hanze. Tugakomezanya kandi gutembera inzu yacu dusubira
muri ya parikingi yacu. Rwanda Estate dukomeza kubereka buri kintu cyose, tukakwereka inzu yose, turi gusubira muri parikingi y'inzu yacu. Ngaha rero tugeze muri ya parikingi y'inzu yacu. Ni parikingi nini cyane ifite ubushobozi bwo kwakira imodoka 3. Rwanda Estate ni igisubizo kuri wowe ku bibanza bigurishwa, amazu akodeshwa, amazu agurishwa. Komeza kandi muduflowinge, mukore subscribe, share and comment ku mbuga zacu TikTok, IG, Facebook ndetse na YouTube channel.